Hello guys ndabasuje kandi ndabaramukije mbabwira ngo ese mumeze neza. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyo Nesa yaje kubitangaza, aho tugiye guhera kuri bitangazo abantu benshi mwamenye muri benshi mwararyumvise, mwararibonye, mwaranabyumviye, byamaze kuba approved, aho Nesa imenyesha abantu bose yuko abanyeshuri biga TTC nibo ibitangazo rigenera hanini ko bazajya bakomeza bakarangiza senior 8 bizatangira na n'uyu mwaka w'amashuri 2026-2027, aho ntabwo tuhatinda murahazi mwese. Irindi tangazo mwese mutegereje kumva cyane rwose, mutegereje kumva muri benshi, bamwe ryakuye umutima, abandi mwese nyine mwari mushaka kuryumva niko navuga. Ni itangazo rirebana n'abanyeshuri, uko amanota y'ibizamini azaba ameze, uko azasohoka, igihe azasohokera. Amakuru dukesha bamwe mu bantu ba hafi muri Nesa, biravugwa yuko amanota azasohoka ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka turimo 2026, aho ntabwo tuhatinda ngira ngo murabizi. Nabyo ni inkuru twagiye dukurikirana kenshi, abantu benshi bifuza kumva ngo Nesa ngo approachinze iki, ariko amatangazo ntabwo ararangira. Reka tujye no kuri iri ngiri rero. Iri naryo ribabaje cyane, ni naryo riteye agahinda, ni naryo riteye ishavu, ni naryo rigiye guca abantu intege. Iri ryo riravuga ngo, reka ntangire mbasomera mwumva itangazo. Gusibira kabiri umwigemo ushobora kwirukanwa cyangwa ukava mu ishuri. Uwo gusibira kabiri umwigemo nyine ni kwa kundi usanga inyuma nakoze ikizame cya leta inshuro ebyiri, ubwo ku ya gatatu ntabwo uzongera gukora, uzajya uhita witahira ujye guhinga ibishyimbo, amateke, ujye kuragira, wenda waba nyine hafite iryo duka naryo ugende uryicaremo, nuko nyine bimeze. Nesa yakomeje ivuga ngo rero Nesa iributsa abanyeshuri bose ko gusibira ku bizamini bibiri bya leta cyangwa se birenzeho ari icyaha gikomeye. Uwishozwa ko yagisibiye kabiri azahita yirukanwa akava mu ishuri byakomeye kandi nta kiguzi. Ubwo nyine wabyumva nawe ko nta kiguzi watanga kugira ngo ube wagaruka mu ishuri bwa gatatu. Nuko bimeze. Abana n'abarezi bagomba nyine kubitsinda, niko Nesa ikomeze ivuga. Irindi tangazo rishobora kuba ryashimisha abantu benshi, nubwo ryo ntazi amakuru yaryo neza cyane, ariko naryo rishobora kuba approved, nuko abanyeshuri bashobora kuzajya biga na telefone na radiyo. Rero Nesa ibi ngibi nabyo twaje kuba tubikura mu bantu ba hafi bibera muri Nesa, aho iri tangazo rwose rishobora kuba approved. Naryo abanyeshuri ba Alvo bakaba batangira kwigana amatelefone, amaradiyo, aho rwose amakuru arimo gukurura cyane. Hanavuga yuko muri buri shuri bagiye gushyiramo televiziyo, ariko ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bikazajya bibikwa mu masomo, mu bintu nyine mu gihe tugiye gukora amatesite cyangwa se ibindi bintu bizajya bibikwa. Ubundi rero ibi bikoresho by'ikoranabuhanga ariko hanini bizajya bikoreshwa ku wa gatanu, niho bizajya bikoreshwa cyane. Amatangazo yaba ari menshi cyane rwose, Nesa ihora approvinga Nesa rwose. Ikindi rero mwamenya nuko ukigendanye n'amanota cyo nicyo tugiye kubashakira, tuba aricyo tubabwiraho, kandi nkubwira ngo ukora subscribe, like, share, comment kuri uyu murongo mugari wa Nguju Empire. Niho hano uzajya ukura amakuru yizewe, cyane amakuru agendanye n'ishuri n'ibindi byose. Ciao muri aba gaciro kandi turabakunda cyane. Mbibutsa ko hano tubagezaho inkuru approved, zizewe, zifite isoko, ubuvumbuzi n'ibindi byinshi cyane tuba twakuye ku binyamakuru byizewe.